Ntabwo bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, abantu benshi bazi ko inkari ari umwanda ukwiye gushyirwa ahantu hatagerwa n'abantu. Ariko mu by'ukuri nubwo inkari zifatwa nk'umwanda, benshi bagaragaje ko inkari ari umuti ukomeye mu buzima bw'umuntu. Mu bihugu bitandukanye bawukoresha nk'umuti gakondo. Hari amakuru yatangajwe mu bushakashatsi butandukanye duhereye ku bwakozwe n'ikigo American Journal of Medicine, avuga ko inkari zishobora kuvura indwara zitandukanye. Ku buzima bwa muntu rero, indwara inkari zishobora kuvura harimo n'indwara z'ibiheri byo mu maso. Bya biheri bikunda kuzahaza abantu b'igitsina gore bikazana n'amabara y'umukara, ayo twita inkovu. Aha rero ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ashobora kuzinywa cyangwa se akazisigaho ibiheri biri, maze bigakira mu gihe gito akagira uruhu rwiza. Ku bantu kandi bakunze kugira iminkanyari, ubona mu maso cyangwa se uruhu rukanyaraye, bakunze kugira nyine ibyo bibazo bakiri bato batarasaza, ugasanga yazanye iminkanyari cyangwa se uruhu rwe rurakanyaraye. Inkari zishobora kugufasha gusubirana uruhu rutoshye nk'urw'umwana muto. Bisaba ariko kuzoga mu gitondo ukibyuka. Hari n'andi mabwiriza batanga ariyo tugiye kureba mu kiganiro cya none. Nitwa Isabelle Dusengimana, mbahaye ikaze kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Nakubwiye ko hari amabwiriza agenderwaho kugira ngo ukoreshe inkari. Umuntu ashobora gushyira nkeya ku biheri byo mu maso kandi rwose birakira. Ariko noneho igisabwa, hari igitabo cyasohoye ubwo bushakashatsi kivuga ko umubare w'abantu bifashisha inkari zabo mu kwisiga ugenda wiyongera ku isi. Hari abazisiga nyine ku biheri mu maso, abandi bakazivanga n'amavuta bisiga ari bushire. Hari n'abantu bazinywa. Hari umunyamakuru wa Telegraph witwa Rebecca Reid, mu nkuru ye yise "Nisize inkari mu maso", avuga ko ubuhamya bw'inshuti ze zo kwisiga inkari byabafashije mu gukira ibiheri byo mu maso. Umwe muri izo nshuti ze yagize ati, "Inkari ni umuti mwiza, ni umuti ukiza ibiheri mu maso. Biruta kandi kwifashisha imwe mu miti yabugenewe ihenze ivura ibyo biheri cyangwa se ituma ugira uruhu rwiza. Biruta kandi kwitukuza cyangwa se kwisiga amavuta arimo hydroquinone." Hari inkari rero zitandukanye, hari iza nimugoroba, iza mu gitondo, izo ku manywa. Inkari zivugwa aha ngaha nk'uko mu bavuzi gakondo b'Abahinde ndetse n'Abaroma ba kera bagiye babitangaza, kuko zahabwaga umwanya w'imbere mu kurinda no kuvura indwara zinyuranye, zaba iz'uruhu ndetse na kanseri zinyuranye. Bavuga ko mbere yo gukoresha inkari nk'umuti cyangwa se urukingo, ubanza ukamenya neza ko utarwaye indwara ziterwa na bagiteri cyangwa imiyege. Twavuga nk'imitezi, imburugu, trichomonas cyangwa se ama-infection urinaire n'izindi zishobora kwandurira mu mibonano. Ubushakashatsi kandi bwavuga bugaragaza ko gukoresha inkari zawe bwite, by'umwihariko iza mu gitondo, ari byo bifite umumaro ku buzima bwawe. Numvise ko atari inkari zibonetse zose rero, ni izawe bwite. Reka noneho tunarebere hamwe ibyagaragaje muri ubwo bushakashatsi. Gukoresha inkari za mu gitondo mu koza amenyo biyakuraho ingese akererana. Ibi wari ubizi? Ibi rero biterwa n'uko mu nkari dusangamo ammonia, ikaba ikoreshwa mu kuvana ingese n'ibizinga ahantu. Kuzikoresha rero woza amenyo mu gitondo ukoresheje inkari zawe kandi ubizi neza ko nta bwandu cyangwa se nta ndwara ziterwa n'amavirisi cyangwa se bagiteri n'imiyege urwaye, zaba nziza cyane mu kuzikoresha woza amenyo mu gitondo. Kandi ugakoresha za nkari nyine za mu gitondo, wihagaritse mu gitondo, ukirinda kumira, ukoza amenyo ugacira. Ubushakashatsi bwagaragaje kandi ko abagore bari mu gihe cyo gucura, burya inkari zabo ziba zikungahaye ku misemburo itera uburumbuke. Niba rero uri mu gihe cyo gucura, inkari wazikoresha mu kugira ngo zigutere uburumbuke. Ni nabo bahereye bakora imiti imwe n'imwe itanga kwa muganga mu kuvura ubugumba cyangwa se mu kongera uburumbuke, harimo iyitwa Perigonal na Menopur. Menya ko kunywa inkari za mu gitondo zawe bwite kandi utarwaye bituma wirirwa utuje kandi ugatekereza neza. Biterwa na melatonine iba yayunguruwe mu maraso nijoro
igasohoka mu nkari. Niyo mpamvu bavuga ko gukoresha iza mu gitondo aribyo by'ingirakamaro. Ikindi wamenya ni uko inkari iyo zakozwe n'impyiko nzima, umuntu afite impyiko nzima, ziba zidafite inenge cyangwa se ubwandu, zihora kandi zikanomora igikomere. Ushobora kuzikoresha woza igikomere mu gihe wakomeretse cyangwa se kugira ngo ukivure, ucyomore kigakira. Nk'uko rero babigaragaje ko 95% ari amazi, ibisigaye ari imisemburo n'imyunyugugu. Kuzikaraba mu maso by'umwihariko cyangwa se umubiri wose muri rusange bikiza ibiheri n'iminkanyari, uruhu rugahorana itoto. Si ibyo gusa kuko inkari zawe bwite zidafite uburwayi zifasha mu guhangana na kanseri zinyuranye. Iki nacyo ugomba kukimenya. Indwara z'uruhu nk'ise, imyate, amaribori, igifu, diyabete, umwijima, ndetse zikavura indwara ziterwa na mikorobe, zikongerera ingufu abasirikare b'umubiri. Ahangaha bisaba kuzinywa. Gusa kuzikoresha utarazimenyereye ushobora kugira wenda nk'isesemi cyangwa se kumva zidahumura neza, ushobora kugira umutwe ukakurya cyangwa ugacibwamo, ariko byo ubwabyo birikiza iyo umaze kubimenyera. Ikirahure kimwe rero cy'inkari mu gitondo cyagufasha muri izo ndwara zose maze kukubwira. Utabashije kuzinywa zonyine ushobora kuvangamo n'amazi. Nkakwibutsa ko ari inkari zawe bwite kandi ukaba utarwaye, nta n'imiti uri gufata, kugira ngo zibe ari inkari zizewe. Ariko nanone sinasoza ntakubwiye ko inkari ari ifumbire nziza ku mboga. Zikoreshwa gusukura amakaro n'ibindi bikoze muri ceramike. Mbere yo kuzikoresha ugomba kumenya niba nta ndwara waba urwaye ku buryo ushobora gutuma inkari unywa cyangwa se ushyira kuri izo mboga zateza ikindi kibazo. Ndabashimiye, mbifurije kugira ibihe byiza.